basi reka karangire hariya bimanze bigera huriya mutipe basi ari gusoma uriya mukobwa kuko urumva filime nabamombye. Ugutanyegereza intoki utu tunini nyine twongera akanyabugabo mu mubiri ku buryo iyo ugiye gukora nyine ucomeka ceceka geza akaraya gusa ngo byongere iki yewe sha uranuwe ko filime kumboringa kiri kugira ute aga filime n'ukuntu karyoshye kari kuboringa karyoshye se bitwa ntabyo ndikubona ntabwo uriya mukobwa wamukunze kandi hari ukuntu abakobwa mudakundana ukuntu njya mbona mudakundana ngubu yaba ari agasore keza uri kumbwira ngo kari agasore ibiki n'ibiki wapi turakundana ahubwo ino filime ntabwo iryoheye amaso pe reka mubwire indirimbo dushyiramo indirimbo mu gitondo basi reka karangire hariya bimanze bigera huriya mutipe basi ari gusoma uriya mukobwa kuko urumva filime nabamombye. Ngamba mubwire mu basabe sibyo reka dushyemo indirimbo nayo irabiri mu rukundo nka kuriya ibyo ushaka kureba none urabibona muri iyo ndirimbo sibyo. Iyihe ndirimbo? Dushyiremo True Love ya The Ben. True Love ya The Ben. Ndisura yutuma kugira nyishyire mu bundi urukundo nkunda ibyo unyereka se urwo rukundo uri bunyereka urubone mu ndirimbo. Rero noshatse kuvuga ko mwanga. Oya ntago mvuze kunyanga ariko nshatse kuvuga ko nyine nta santima ujye unyereka nizo The Ben yereka Pamela none se cyangwa Pamela yereka The Ben ubona Pamela atabaye proud akavuga ati my husband my honey. Nawe ni inshuti yanjye ariko nawe nonza yamvuga my friend ngo iki nese inshuti yanjye ubwo mbese uramfasha unyita inshuti yawe y'ubuhe bwoko ahubwo urumva utari inshuti yanjye kandi ale nandi ugenda nkubona gake kugenda umbona gute nese nyine nimbura kunyihakana mari ubwo ntari bya bimestera yesi ngenda kuyakanye ko ari kuvuga ariko ni inshuti yanjye banze ubyemere kuri inshuti yanjye inshuti nubwo ubuse ntago kidumba ari inshuti ya babu cyangwa mwese muri inshuti zanjye muri inshuti zanjye wowe na babu kidumba ari we mwihorere nago namwibagirwa ibintu yankoreye wowe na babu muri inshuti zanjye kuko tubona mu buzima bwa buri munsi mufasha mu bintu byinshi gute mutaba inshuti zanjye aho ubwo mbese uramfashe ngiye na babu dushyira mu gatebo kamwe yego nese ntabwo muri abavandimwe ubwo ushatse kuvuga ko ngiye na babu tuvuze mbese ikintu kimwe kuri wowe mu buzima bwawe nese reka nkubaze sibyo okay ngaho reka kurakara mubwire noneho ntako ngenda akaya ahubwo ni ibintu muvuze biba binkomerekeje umutima kumfata nkaho wavuka avuze ati ngambabarira sheri wanjye cyangwa se ukavuga ati umukunzi wanjye ukamfata twangeranya niriyangegera ngo ni babu muri make wowe ushaka ko mvuga ngo sheri wanjye ubwo se mubwiye ngo sheri wanjye ndi gukubeshya nago kuvuga sheri wanjye bifite agaciro kuruta uko nabikwereka njye nkunda gukunda ale n'inshuti yanjye ndareko naritangiye kwigira banza mubwire akantu gatoya urankuna inshuti yawe nyine byigumanira nta kibazo ande ni gutyo utangiye kubyegereza umutima ese ntabyegereza umutima wawe ibintu uvuze urumva wowe ubivuze bidaturutse ku mutima rero none mubwire akantu keza k'ubwenge sibyo wowe uribuka intego twihaye urayibuka sibuka shambabarira reba nawe n'ukuri ko Imana waruje kumagarika none se umva kirima byonyine ubwaye bihari
Prima sereba papa aramutse amanutse hano agasanga turaganye gutya rero. Ariko so ukibwira yuko amakuru yose ndabanyafite wawe yanciyeho yagiye namubonye arankorera mbanza amasaha agendera mbanza yagarukira mbega ibintu byose mba nabipanze babiprogramme. Ubwo se urandusha njyewe biwacu ashobora no kugarukiramo hagati. Kugarukiramo hagati se nyine nari ikintu watwaye nanjye kuzi ko ngomba gutansubira ku kazi abakiriya bantegereje mu mbaye filime kandi uko ari filime zasohotse. Umva wiburana mu busa wakagombye kunjyana muri hoteli ukanjyana ahantu heza basi mu restaurant tukica ubusunzaniye agacaye n'akajunzaniye kandi nguri kunereta. Ariko rero reka nkubwize ibintu byose bitangira buhoro buhoro kumugana wa muhanzi ntago twatanya tujya muri hoteli cyangwa tujya mu restaurant ahenze ni ukuvuga ngo ndabanza nkakwiyumvamo neza ukanyiyumvamo twabira tukaganira tugashyira ibintu ku murongo gake tuzisanga no muri Marriott ariko nakujyanye. Uwaza watuziyumvanamo gute unzana ahangaha? Aho ndebere rero nawe ni iki tujya dupfa aho kugira ngo nshimire kubw'iki gikorwa cyiza cyane deruka gukora reba fresher ufite reba igisuko nagukirikirijeho aho kugira ngo uzo nshima umbwira neza uri kunuka ngo mbona icyo kintu ari cyo buri gihe dupfa di bona nukuri nicyo kintu buri gihe dupfa iteka ryose ikintu cyose unkore uranyura umva uri nyirabuhere we nuri n'ingona nese nanjye rero uko ngiki ikintu dupfa nawe ntabwo ujye unshimira gushimira se birenze urakoze bundi se birabiro n'ibiki bukoze birenze ku buryo wirirwa ushaka ko ngushimira wese ndagushimira ibi bintu no mu rugo ari mu rugo sinjya mbyirirwa mba nashyizeho ingofero kugira atazayibona. Ahubwo ndabona Jeannette yaragusutse neza ndarenze hano ukuntu usa neza cyane ahubwo se mbwira shaka nyine kuzaza kunsura turi ko tubipanga. Shaye ibyo byikuremo ntago nzaza sinzazi iwanyu sinjya nsura abasore. Aho ujya usura abasore ndebera ibikorwa byose byiza ngukorera sibyo natangiye nguha flash yanjiga enye kugura flash yanjiga 8 ejo nagwaye flash yanjiga 16 usikoze gufatisha filime nkayirundaho none hari ikindi kintu utazi ni ukuvuga ngo sibyo hano ufite disc yambaye tera iyi disque ndashaka kuzajya nyiguha urumva ubundi ukayimarana byibuze nk'ibyumweru bibiri wirebera uretse baze nkubwira impamvu ushaka kuyiguha ni ukugira ngo ujye uza twiganiriye gusa utaje ngo dore wa mwanya wamaraga wicara dufatisha filime zose ziriho hano none ikindi kintu utaruzi season 3 kuri Sweet Game nigiye mu ngiye n'ifite hari ikintu nyine cyangwa kubanza kukubwira namara kuki ngiye nicyo cyo ndora dupfa nese kunde nayikuzaniye wabaye witwa nese wayizanye nkayifata nyine kuri gahunda yo kuza kunsura niyo nshaka tuganiraho neza. Ubundi uyu muntu ntago ngende kugusebya ahubwo nimba uzi intego twihaye njye se nzakundana nawe turi abakene tugomba gukora cyane kugira ngo dukundane tumeze neza ntazajya kubishaka. Ntego twaye ntaho zihuriye n'ibyo ngibyo nta hantu bihuriye ariko nimba turi gukora cyane kugira ngo tugere ku terambere dushaka byumvikane ko no gukundana byaza. ubundi se ko hari igihe nawe umbwira ibintu byinshi ngaho ngo dukore iki kugera habi iki ngo dukore iki kugera habi iki umbwira ibintu byinshi ubundi intego wowe uvuga twihaye ni izihe? Ni gukora cyane tukabaho neza ubwo se nk'uko kanwabaze sibyo ngo tukabaho neza tukabona amafaranga tukabaho neza ukaba umuntu ufite amafaranga mu mufuka w'ikintu nyine ku buryo utakandagira itomati z'abandi ngo baguteme. None nzakora iki ko akazi kabuze kaburiye hese ahubwo wowe kudashaka gukora kandi uzi ikintu kiri kwicaho ngo biki gihe nuko mudakeneye gukora tudakora none simbaho ndagera nyine ko mbonye ndagakora ariko we kumbwira ngo nkore cyane ujye kumera nk'aba bantu bo kuri internet ujya ukajya kumva ngo kora cyane ngo natangire kuri aka ngaka none maze kugira etage 5 none se sibyo hari umwana uzi wavutse agenda cyangwa kambakamba cyangwa yicara hari uzi sawa hamwe uzakora uzabona uzakira mimba njye mu masezerano mfitanye n'Imana nta sezerano ryo gushakana n'umugabo ufushira amaboko mu mufuka ntaryo mfite. Ubwo nyine ukunda amafaranga ukunda n'abakiriya umva ibintu zanye ntago nkunda amafaranga njye nkunda abantu ariko abo bantu nibo bazana amafaranga abo bantu nibo bazana ibyiza tugomba gukora iyo bwabagareka ushaka ko si ubona kubwiye ko ari wo nkora ko nanjye nkora iyo bwabaga kugira ngo mbeho ariko none iyo bwabaga nyine kuri wowe nihe ko ariko nakubajije wowe shiramo imbaraga sibyo akipfushije uje akambwira tukunkorera ka ndagakora basi sura savinga basi tuvuge kugakora ko ngako urasavinga cyangwa byose ushyira mu nda ukajyana mu kabari ukigarukira banze umwe kugafanta ntabwo ngira gusoma kuri no fanta
ntabwo nongera kwisoma ubundi si wigeze uyisomaho iyi fanta wigeze uyisomaho alevugisha ntabwo ukuri nongera kwisoma n'ukuri wigeze uyisomaho se somaho rimwe somaho mpite nkubwira akantu k'ubwenge ngaho maciyazi yimire neza reka kwigira ukuze ale nawe rero umaze ubundi urinda unyicisha fanta ntabwo wareka nkanywa amazi cyangwa se naza kugira aho njya nkavuga ati reka nisomera kuri aka kantu wapi mva mubwire ibyo bintu ni n'igitugu uba uri kuzanamo igitugu ujyana by'igitugu ale uri kushize ukuntu waje umeze urabyibuka nese ku buryo untegeka ngo unywe fanta ntabwo ndi kugutegeka ahubwo iyi fanta ni nziza cyangwa ushaka nanjye ngo wese nko mbeshe ubwa mbere nyiza hano ngo kunywa fanta nyinshi ngo bituma ngo imyaka yawe ngo igende igabanuka ale nawe hari utuntu mba nibuka ahita mbona uwo mumamyi icyo koze igenda umvumbura kabisa narakuvumbuye ariko nawe tuvuge ibintu dusubira ibindi hariya hantu nawe wari ukabije njye mbuye kugura fanta nihirinze ntako nagize urangiza ubonye maze kuyipfundura mu gihe nk'uwa fanta ngo ushyushye umva nkubwire ukuntu byagenze wowe nta no kumbwira ngo tukuzaniye fanta njye warambajije mpita mubwira ngo nzanira fanta ya orange ubu rirutse utumye umuntu ngo agende kuyizana azanye ikonje njye nawe kunywa ibintu bikonje hariya warakabije ahubwo gute wowe umushyitsi aza kugusura numubaze ngo ibishyushye cyangwa ibikonje egare ukuntu buri umuntu aba ari no gucunganwa no mu mufuka nanjye nibyo natekereje mu mufuka mikoro yari make wenzanye fanta urabona ndayizanye ngo naye ekonomize uzanayinyweho n'ejo bundi utangiye kuvuga ngo ngende njye kuyihinduza nayipfundu vugisha ukuri ale numbese sibyo banza umbwire ko utari bumbese yewe se biraterwa n'icyo urambaza uri umumamyi aya rutuno dugenda mbona ntabwo ndakubeshya ntabwo urambeshya iriya fanta sibyo wazanye ukambeshya ngo yari kuri simangu ibiki n'ibiki sari ukumbeshya vugisha ukuri iriya fanta wazanye ya orange mutumye ishyushye ibuka neza fanta wazanye wari akariya kanyari uvuye kuri botike koko nibyo wari warayibagiriye mu nzu ariko se umuntu ufite ubugene mu mufuka yibagirirwa ikintu mu nzu gute cyo kunywa noneho njya ngufata nawe umva amakenga atangiye kuza ntabwo nkakubwira ariko waba uri n'akana keza uramutse usura mbona ndekura ngewe niba utamiye iyo disike mbwira nta kibazo iyi disike nayikuzaniye ntabwo nyisubizayo ngaho rero dupange nyine uzaze kunsura nzagufata neza kuva kuri A kugeza kuri Z ariko mwana ujya unshimisha ubwo se uzamfata neza utera aha ni ukuvuga ngo ikintu cya mbere sibyo ku bigendanye n'iminywere ku bigendanye n'imirire uwo munsi nyine nawe pe ufate nka kwa kundi tujya twumva tuzajya iyo ngiyo muri paradizo umva njye mbabara nese ubundi uzateka iki neza icyo uzashaka uwo munsi njye nzakigutekera ubundi uzahite wifata reba bwa busitani bita Edeni sibyo uwo munsi uzaba wabaye Eva njye nzanabaye Adamu ubundi inzu yanjye izaba yaba icyo nzateka ni ukuvuga ngo icyo uzashaka cyose kizaba gihari washaka imbuto njye ntabwo nkunda ibibuto njye buriya nikunda utuntu tw'utunyama ifiriti bwa bugora inyama urumva niyo uciye kuri busheri n'abazicuruza bavuga ko batakizirya sibyo inyama zisigaye zihenda cyane nese ukabuza kuntereta gute nta mafaranga ugira ni ukuvuga ngo amafaranga yakaguzemo inyama twayaguramo ibindi bintu twarya tugahaga twese niyo mpamvu ngiye kuzagukatira na mukuru wanjye ari mukuru wanjye nataretwa n'udusore tudafite amafaranga none reba ubwo rero kuba naguhamagara ngo ufate neza utangiye kuvuga ngo kuko ntakugurira inyama si wanyu ntimuzirya buri munsi kuba se nzirya nzaba nje kugusura iwawe twicaye ngewe tuganire nta kintu njye sinjya nsura abantu badateka reba ubuzima tubamo muri geto ukaza ngo akosisheri ntabwo dushire iwawe uracyari kuntereta ngaho basi reka tubireke urashaka inyama wansuye sibyo okay nimba zihenze nawe uzanekere amagi special ugasanga tuzayiba special no vuga ngo amagi tugashaka ga special ka capati cyangwa se kibirayi
noneho twarangiza twaba dufite n'iki ku ruhande na cya gifanta kinini cya cyane nagabanutse none barakatuye akunda oranje hari pineapple hari coca nkunda oranje oranje ariko zose nazinywa oranje se nubura ko konzi ko ngo oranje uzaza iyo ari oranje yose numva ngo inywa abakobwa ariko reka njye kubitindaho ni ukuvuga ngo nunsura hari indi gahunda nyine urumva ubundi uzansura umunsi wose hari umwanya wo kwinezeza turya umunsi wose wabo byakunda isuku ya gahunda nzadomoka nimugoroba ndangije uturimo two mu rugo dukeya ubundi mitenze gahunda zose uko ndi kuzipanga rero ndumva harimo izishobora kubangamirwa cyakoze ugenda umvumbura kabisa ugenda umvumbura utuntu duke genda nkuvumbura ari ukuntu nivumbura sinywa ariko buriya ugomba kuyinywa ahubwo uzi ubundi aka gafanta ukuntu kanywa mu gihe cyiza urabona nka cyagiye mu gitondo cyagiye nabyutse nka gutomera hariya niho kaba gakenewe mu mubiri ariko hagiye kakumbese hariya niho kaba gakenewe mu mubiri kakuvura hanguva byose ukumva birashize agakonje agashyushye hariya agakonje kaba gakora umuti ariko nawe ndi kubona uri umusinzi unabyemera ndabihaka ntabwo ngiye mbihakana ko uri umusinzi ubyemera ndabyemera ariko ntabwo ndi umusinzi cyane wemera ko uri umusinzi ubyemera nyine ngende umusinzi ariko gake ntabwo ari gake nimba ubyemera abaye cyane ahubwo abaye umusinzi ubwo se nimba ari gake wamenye ibivura hangova gute umenya ko ajya ureka guteta umuntu aranywa akanivura neza ubu warwara ukaberwa ko wivuriza kwa muganga kwa muganga ariko ibitaro byose siko bivura ngo ukire ngo genda shyiramo ya ndirimbo wale hasi wowe ibintu by'inkumbu n'inkumbu ariko se ukuntu undi ariko kandi mbamuna ukunda ibintu by'ukundana bya danje ariko ngiye nawe ubwira ati nkunda gira gutya ugatangira kukunzana ibintu nibutse uraranyibukije uzakana nibutse umutipe niga nko muri segondere wigeze kunereta ndamubenga uzakana yankoreye yagiye muri wese yo ku ishuri yandika ku gikuta ngo nyampinga ngo ni indaya ngo umuhungu wese ngo wamushaka yamubonera ku gihe ibintu byinshi nyine ariko baramukubise nahise njya kumurega ariko wowe wabyanganira ahubwo uzi twebwe umukobwa wakwangaga wamuteretse kera iyo wamwandikiraga nk'urupapuro akakwanga wahitaga ugenda mu ikayi ugahita ushushanyamo ifoto yawe nawe ushushanyamo nyine ari wowe nawe mufatanye nkahita nandikaho nkashushanya umuhungu nkandikaho hale nkahita nshyiramo agatima hagati nkandikaho nyampinga kandi ikayi noneho ukayisiga hejuru ukabyandika se handi hagati nyine mu ikayi mo hagati akaza akakurega ariko ushaka bakawukubita kera abahungu bagiraga ibyaha abahungu bagiraga ibyaha nyine nganyumva nk'ibyo bintu umuntu kugira ngo umuntu afate umwanya ajya kwandika muri wese cyangwa kugira ngo umuntu afate umwanya ajya kugushushanya ntabwo babiretse ntabwo wabonye babo wabonye baba atarakabije koko babo harakabye tureke na babo mbega umukobwa nta n'isoni agira ariko nkuriya mukobwa uri wamu wakora iki wakora iki wanjye ntacyo nari mvuze nyine bambwiye hariya ngo ntabwo kukwita sheri ntabwo ari byiza ni ukuvuga ngo hano mfite utunini nari nagerageje kutugura kugira ngo ntukwereke hakiri kare sibyo kugira ngo nyine wumve ukuntu umunsi uzaba ari mwiza urarwaye se uzaba wakize watangiye imiti utu tunini turi mu bintu bituma urumva ibyishimo biba byinshi ibyishimo by'iki nyine by'iki ni ukuvuga ngo weho nunsura urumva tumaze gukora ibyo byose maze kugura ako gasipesiyare n'iyo fanta narangiza nkahita ntuma tukajya mu mubiri tugahita tujya mu mubiri hari ukuntu nyine tuhita tubitindamo tukabitindamo nyine kugira ngo ibiki nyine nutanzana vava ndagutanga n'igendere nyine utu tunini ikintu tumara sibyo iyo wansuye nyine twamaje kurya tumeze neza guha ibyishimo bifite umwanya muremure nyine ku buryo uhora nyine unkumbura wumva wahuza kunsura ese uransobanura neza cyangwa ngenda uransobanura ndi kugenda ngo utu tunini ntugusobanurire kugira ngo ureke ugende utu tunini dukunda gukoreshwa mu Buhinde sibyo ushobora kuba wenda utuzi twaranatwumvise iyo bavuze ijambo Viagra gusa ntahita ubimenya
ntabyo ndi kumva ni ukurenza ko nari umuganga nta n'uw'iwacu w'umuganga ibyo rero sibyo nibyo bintu wenda bigize urumva utu tunini impamvu ni natuguze urabona nyine uri umwana mwiza uri umukobwa mwiza no kunganiye uku nguku ugutanyegereza intoki utu tunini nyine twongera akanyabugabo mu mubiri ku buryo iyo ugiye gukora nyine ucomeka ceceka ageza akaraya gusa ngo byongere iki yewe sha uranunguye koko kandi bashobora kuhatuye mu gipangu kimwe telefone yanjye sinayisizeyo kandi nyine icyo kintu wari ugiye kuvuga naringiye kuvuga ikindi kintu ndacikwa ndavuga ngo wamumara ikindi ngendengeje ari ikintu cyakimbabaza ni ukuntu tuba twatangiye neza njye nawe turi birimo neza turi kumvikana turi kuganira tukuzuzanya ariko ugahita ukubitamo utuntu tumbabaza nyine nuko ukomeza ibintu ngeze hari ikintu mvuze kigize kuba nivugiye ngo uriya mukobwa wamuma nkacikira uzi benshi namukoreho baba azakumena umutwe cyangwa uzi baba waroroshye baba ibintu yamukoreye sura byibagiwe n'akanya baba nawe ntabwo yoroshye uriya yaramwemeje nawe uzi benshi ako niko mba numva uvuga baba nk'aho umuzi babu nta kintu umuzi ariko babu ibye ni birebire babu ibye ni birebire aha se iki ko ibya babu byari birebire umuvuga nk'aho umuzi oya ntabwo umuzi ariko babu kandi buriya ntabwo babu umuzi babu ibye ni birebire pe ariko ibya babu tubyihorere byaba bose byaba tubireke kake kuri hariya ngahita utabona kibazo nta kibazo ngo iyo tumureke nta kibazo ubundi hari igihe usanga ariko akunda umuntu aba guhamagaye ngo aguteshe umutwe ngo umuntu akaba ashaka kugutesha umutwe akaguma hamagara ari turi abantu bakuru wane turi abantu bakuru nta mpamvu rwose sibyo ngashyira bideye ese bite ni byiza babu yewe wantunga uzi ko yango hari ikintu uri guhiga wataye oya ntacyo buriya nuko mba mbonye umuntu w'umujama wanjye w'umukiriya wanjye uzi ko buriya muri karitsiye y'iwacu buriya ni mwebwe bakiriya mfite nubaha mujye mufata mugatwara filime urumva mwahiza mukaha amafaranga nshobora kuba navanamo irasiyo y'umunsi yego se ariko icyiza cyawe nawe uduta umuvi turenze murabizi ko ubundi filime yose isohotse mbanza kubahamagara mukaza nkahita nyibahereza kandi n'abasobanuzi mukunda ndabazi nyine niyo mpamvu nyine nawe urabizi tu none se ko nsanze wagafungiye aho utegereje nde ahangaha nari mpagaze ubundi ahangaha ni ahantu njya nza nka meditingira nyine nkajya mfata meditation sabizi se ko natwe tujya dufata meditation ukuntu hari ahantu twirirwa haba hari ikintu cyitwa urusaku urabizi ko dukora imbere y'umuhanda hariya nyine mbaningira hari ukuntu nyine iyo akazi kataratangira neza mba mpagaze nkanga nkajya numva akayaga kamanuka numva ndi kumedita cyangwa ashaka uruzaniye umukiriya furanga ariko se generasiyo ngezemo ngenda bizi impamvu uri kubikubwira iyi zone yose warayikabye ako kantu uvuze ko ni sawa ariko njye ntabwo naza n'umuntu furaje baza bakayirebera nise si customer care ngewe urumva sibyo kereka nka kuri we na ale mu bantu sibyo mujye mugura filime z'igihumbi mwebwe nayibazanira ariko bano bakira bagura filime za desa turuwasa kwa nini gusa ngewe impamvu nyine nari mbikubwiye nuko nzi ko n'ubusanzwe natwe ujye uyituzanira nari nzi ko ari umukiriya yishyiriye ahubwo hari ikintu buriya utazi buriya sibyo ni ukuvuga ngo we na ale
sibyo hari agaserivisi nshaka kuba nshaka ko tugiye kujya tuvugana urumva mukagura filime ku kwezi uvuga ngo hari akadisike naguze k'abakiriya bari VIP mwe muri mu cyiciro kiri classe y'aba VIP nkajya mfata filime nkazikiraho zose namara kuzikiraho zose nkabaye izo kureba ukwezi azi kuri murahindura urwego nashaka kujya akangaka kuvuga ngo mwajya muri filime ukareba ukwezi kose tutaje gufatisha mutire muza nyine nka filime z'ukwezi kose ahubwo mbwira twarondogoye imana ndashaka udufilime dushya mbere filime yitwa Sweet Game warayibonye Sweet Game nabonye haje season ya kabiri ayayayaya DJ Bona mfite season 3 ayagenda se mfite season 3 ukaba utarampamagaye ahubwo se waruzi yuko reba ya filime yangaye agasobanura igakundwa longo tani iriya ni ngiye mu DJ wenyine ubu ngubu wasa utazi ko yanasohotse hasohotse igice cyayo cya 6 wa mugano uzi ko mperuka 5 ariko bahagarikiyeho niho bahagarikiyeho 6 rero irahari ndayifite ndayifite fasha rero mfasha umpizo movie ndazishaka sibyo nyese ikibazo nuko nduza usa nk'umuntu urimo wihuta urumva kandi buriya twashaka ukuntu nyine urumva nyine si byose tukajyana ku kazi nyine sibyo kuko kandi uravuye guhaha tujyane ku kazi kandi uvuye guse urashaka kunsubiza inyuma urabizi ariko wenda ari muri iha yasi umugati ubundi twakajyanye wanyu nkajya kuwuryaho reka nkwerekere rero sibyo ubu ngubu turi 3:40 tugende iminota 20 yonyine ngiye nuvuga ngo iyo rongo tani nitariho hano ariko Sweet Game iriho ngahita ngukubita aka kadisco nakajyanye mu rwari ikibazo se reka ubwire DJ urabizi neza udufatishiriza filime ukazituzanira mu rugo reka ngewe ngende Alan buyasutse n'icyayi ndasanga cyahose sibyo nyine wanzo wumve siko ndebe utari hano ndumva reka ngewe ngende noneho wowe uraza kuzituzanira mu rugo si umbwiza ufite DJ ntibibe bya bindi byawe by'amareshya mugeni ziriya filime umbwiye aba ari zumwe sibyo ukina izo filime wambwiye de noneho uhita uzizana mu rugo ndakwishyura hariya guca mu cyo gipangu igihugu ndi kubyumva hariya durago uri kucyumva njye ndimo ndacyumva do umva hari sewe bite usigaye ushinzwe umutekano umwe mu mudugudu ariko none uri ahangaha ukora iki nje kuranade hasekira nzakwirame kugeza ryari ubufata n'umwanya ukirirwa unkurikiye kugira ngo ukunde unyumvirize ufite ikihe kibazo nesiko nanje kureba uyu nese kureba uyu ntiwazanga ukomange nukuza ukajya mu nguni hano bigaragare ko wari uri kumva ibyo nende mvugana na DJ ntangi ikibazo mfite urumva ntangiye umwana nsanzwe nzi ko afite imico myiza nsanzwe nzi ko umwana mwiza muri quartier ni gute yifata zakaza katwumviriza iki si ikibazo koko iki si ikibazo watwumviriza gutwumvirizamo iki kira ufite ikihe kibazo njye ariko nanje kureba Nadia ahubwo se yaje ryari kurya umuntu aza agatagarara ahangaha tukavuga ibintu byose tuvuganya amabanga akomeye abangaba ni babandi bajya bagenda bakagenda basebya abantu kirareka mubwire ikintu bitari imyaka ufite n'uburyo uri kwitwara biraza kugukora sibyo nesiko ngeje ko wamfungurira nese wigeze ukomanga ubu niyo ukomanga nitwari kukumva igihe twahagarariye ahangaha turi kuganira ku bya filime ugeze wumva n'akantu kavuga ngo ubu ni za ngeso zanyu z'abakobwa b'iki gihe ubu si ibyo wumvise urabimarisha ikira ubu iwanyu bakubuze uraho wegamye mu bikuta bene abangaba n'abandi bitwa ba nyiramurunwa agenda bunza umunwa ngo nabonye DJ ngahagararanye ngavuye ku ngo babu ngo yaguze akagati ngo gutya na gutya ni ba nyiramurunwa abangaba ngaho se va hano genda nyine basi ndakari njyewe se kutamvuze imyaka ufite ikwemerera kwigira icyohe ku rebera sha
kubera icyo akubwiye ngo ntumurakariye kubera icyo akubwiye ngo ntumurakariye hari impamvu akubwiye. Nese ntuzi ko tubana mu gipangu.